Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bene data ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndi Odette Kandama muri Saveur Divine. Ndagira ngo tuganire ku magambo nahaye umutwe uvuga ngo Yesu witwa Kristo tumugire dute. Reka dusome amagambo yanditse mu butumwa bwa Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo. Duhere ku murongo wa 20 turageza ku murongo wa 24. Handitswe ngo ariko abatambyi bakuru n'abakuru boshya abantu ngo basabe baraba bicishe Yesu. Nuko umutegeka yongera kubabaza ati muri abo bombi uwo mushaka ninde nkamubabohorera? Bati ni Baraba. Pilato arabasubiza ati Yesu witwa Kristo ndamugira nte? Bose bati nabambwe. Nawe arababaza ati kuki yakoze icyaha ki? Ariko barushaho gusakuza cyane bati nabambwe. Nuko Pilato abonye ko arushywa n'ubusa ahubwo ko barushijeho gushega, yenda amazi akarabira imbere y'abantu ati jyeweho nta cyaha kindiho, kubw'amaraso y'uyu mukiranutsi biraba ibyanyu. Imana idufashe. Twongereho amagambo yanditswe mu byakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo waho wa 28. Handitswe ngo kandi nubwo babuze impamvu zo kumwicisha basaba Pilato kumwica. Imana idutabare. Bene data bakundwa, turimo turaganira twatangiye kuganira amagambo avuga iby'urupfu rwa Yesu, imibabaro Yesu yagize mu minsi ibanziriza Pasika. Uyu munsi rero turi kuganira igihe Yesu yari ageze kwa Pilato, ahagaze imbere ya Pilato arimo amucira urubanza. Aya magambo dusomye atwereka uko byagenze mu gihe Yesu yari ari imbere y'umutegeka Pilato. Hanyuma nk'uko tubizi, tuzi ko Yesu yazanywe no gukiza no gushaka icyari cyazimiye. Yaje gucungura abantu, yaje kudukiza ibyaha, yaje kudukiza urupfu rw'iteka. Twebwe abari batandukanijwe n'icyaha, dutandukanijwe n'Imana, icyaha aricyo kidutanije. Yesu yaraje kugira ngo yongere atwunge n'Imana. Ariko ikibabaje nuko abo yaje gukiza, abo yaje gutabara ngo abakize urupfu rw'iteka, nibo bamubambye, nibo bamurojese, nibo banze kumwemera. Bibiliya igitubwira mu butumwa bwa Yohana igice cya mbere uhereye ku murongo wa 10 ukagera ku wa 13, haravuga ngo yaje mube abe ntibamwemera. Nibibabaje bene data. Icyakora ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, ngo abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngo abo ntibabyawe n'umugore cyangwa n'ubushake bw'umugabo cyangwa ubushake bw'umubiri. Haleluya. Ngo ahubwo babyawe n'Imana. Imana ishimwe. Nuko abaje gucungura ntibamwemera, ariko turashima Imana abamwemeye. Abari kunyumva mwaramwemeye nk'umwami n'umukiza, mushime Imana. Iyi nkuru dusomye rero iyo uyitangiriye hejuru, batubwira ngo uko umwaka utashye mu gihe cy'iminsi mikuru, ngo umuyobozi yari yemerewe kubabohorera imbohe imwe, ariko aribo bayishatse. Byari byemeye ko ababohorera imwe mu mbohe zihari, ariko bakabohora
iyo abaturage bahisemo. Muri iki gihe rero hari hariho imbohe ngo y'ikimenywa bose yitwa Baraba. Yari igisambo kizwi muri karitsiye, yari igisambo kizwi aho ngaho cyari gituye. Hakaba na Kirisito, umwami w'abami, umukiranutsi utarakoze icyaha na kimwe. Hanyuma ngo abatambyi bakuru boshya abaturage, barabashuka, barababwira ngo mwake Baraba. Igihe kiragera rero Pilato arababaza nk'uko byari bisanzwe, mbese muri izi mbohe ebyiri ziri imbere yanyu, hari Baraba hakaba na Yesu, uwo mushaka kumva bohorera ninde? Maze ngo batera hejuru, ngo baravuga ngo turashaka kutubohorera Baraba. Pilato biramutangaza, ahita basubiza ngo none nimba bohorera Baraba, Yesu witwa Kristo ndamugira nte? Niyo magambo twasomye hariya. Hanyuma umutwe w'amagambo nawise uwo murongo Pilato yavuze kuri 22. Arababwira ngo ko muvuze ngo mbabohorere Baraba, Yesu witwa Kristo ndamugira nte? Nabo ngo batera hejuru baravuga ngo nabambwe. Ntiyashirwa, arababaza ngo mbese yakoze cyaha ki? Kubera ko nta cyari gihari, turasomye mu byakozwe n'intumwa ngo nubwo nta cyaha cyagaragaraga gihari yakoze, bafite cyo kumushinja kandi ntacyo yari yarakoze koko, ngo barongera basubiramo ngo nabambwe. Pilato abuze uko abigenza, arakaraba, arababwira ngo jewe nta cyaha mubonyeho, amaraso ye azababazweho, ariko je nta cyaha mubonyeho. Imana idufashe cyane. Pilato yarambabaje, yagiye asubiramo inshuro nyinshi ko yabonye ko Yesu ari umukiranutsi. Yewe isomye iyo nkuru usangamo ko n'umugore we ngo yari yarayabonye inzozi, ngo araza abwira umugabo, aramubwira ngo uramenye uwo mukiranutsi ntugire icyo umutwara, namubonyeho ibintu byababaje umutima wanjye, ni umukiranutsi, uramenye wirinde. Nawe akajya bisubiramo inshuro nyinshi, ariko nubwo byagenze bityo ntabwo yabashije kumucira urubanza rumukwiriye ngo ahamye yuko abonye ko ari umukiranutsi, ko nta cyaha kimuriho. Bijya bitubaho rimwe na rimwe kubwo kwikunda, kubwo kurengera inyungu zacu. Ahari Pilato yashakaga kurengera umwanya yari afite, bigatuma umuntu atavuga ukuri nk'uko kuri, bigatuma umuntu aca urubanza rwa kibera. Imana itubabarire, twe kwikunda, twe gukurikirana inyungu zacu, twe kuba egoyiste kugira ngo dukondane uwari ukwiye kubohorwa, uw'ukuri, uw'icyaha kidafata. Imana idutabare. Hanyuma inshuro nyinshi uko nabibonye, abantu dukunda guhitamo nabi, amahitamo yacu akaba mabi, tugahitamo ibibaho kugira ngo duhitemo ibyiza. Nasomye ijambo ryanditse mu Gutegeka kwa 2:30, aho Imana yabwiraga Abisiraheli, irababwira ngo imbere yanyu mpasize ubugingo ndetse n'urupfu, mpasize ibyiza ndetse n'ibibi, ngo ariko ndabagira inama ngo muhitemo ibyiza, muhitemo ubugingo, maze mubone kubaho. Nshuti zanjye, Imana nidushoboze guhitamo ibyiza maze tubone kubaho. Hanyuma aba baturage bo, iyi fure tubonye ko bo ngo bahisemo ngo Yesu nabambwe, bahitamo kumubamba. None wowe nanjye, Yesu witwa Kristo tumugire dute? Ni ikibazo, niwo mutwe twahaye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yesu witwa Kristo tumugire dute? Iyo dukoze ibyaha nkana, iyo tugambiriye ibyaha, iyo tugambiriye ibibi, buriya Yesu tuba twongeye kumubamba. Nshuti zanjye, Yesu witwa Kristo tumugire gute? Kwise mw'ibyo byaha, kwise mw'ibyo bibi, kwise mw'iyo nzira mbi, Yesu witwa Kristo uramugera gute? Nawe urashaka kumubamba? Imana nidutabare, Imana niturengere. Yesu witwa Kristo tumugire dute? Umva inama nguha, reka uyu Yesu witwa Kristo tumwakire. Wowe utari wakira Yesu kugira ngo wongere umubambe bwa kabiri, nk'uko bariya bakuru b'amadini, nk'uko bariya batambyi bavuze ngo nabambwe, nk'uko bariya abaturage kandi we yari yaje kubapfira bavuze ngo nabambwe. Nyamuneka wowe wimubamba, we Yesu witwa Kristo wimubamba, ahubwo numwakire. Ndakugira inama ngo umwakire nk'umwami, umwakire nk'umukiza wawe, maze kubabarira ibyaha, maze kuyobore mu buzima bwawe bwa minsi yose. Aragukiza intimba, agukize n'ibikomere, umwakire muri wowe. Haleluya, niyo nama nkugira.
Yesu yaje kubabarira ibyaha, Yesu yaje arakubohora, Yesu yaje ukamwemerera arakuyobora akakubera umwami. Yesu yaje ntabwo ababarira ibyaha gusa, akiza intimba, akiza indwara, akiza ibikomere. Bibiliya igitubwira muri Yohana wa mbere ibice 3:8 ngo icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukumaraho imirimo yose ya Satani. Akira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, mwakire mu bugingo akubabarira ibyaha, agukiza ibyaha byose wakoze. Mwakire wimubamba. Dusubije iki kibazo Pilato yabajije ngo Yesu witwa Kristo tumugire dute? Yesu witwa Kristo tumwakire, atubera umwami, atubera umukiza w'ubugingo, atuyobore, ategeke byose bimwumvire muri twe. Turakira ibyaha, turakira intimba, turakira ibikomere, turakira indwara. Haleluya! Imana nibaha umugisha, Imana nibashyigikire mu izina rya Yesu.